Iyi si radio ni Matiko FC oya. Iyi si radio ni ikigo cya Rayon Sports. Iyi si radio ni ikigo gishinzwe guhabya nyamukandagira APR. Kazungu ati reka twebwe tuba twitabara. Twebwe ubundi turi nka Israel akantu gato ibifaru birahaguruka. Leonidas niwe kibazo oya. Ruvuyanga niwe kibazo se oya ngo ikibazo ni wa mujamo muri APR bita Rasta. Amazina ye ngo Neto. Icyo ashinzwe ntukimbaza icyo nibukana uko Karenzi ahora mwikoma. Iyi kibazo ngo ni Taifa wanga Karenzi. Radio itukura irado ya mbere ivuga ukuri mukangira ko ivuga ukuri kandi kweruye. Iradiyo ikunzwe niyo nka bayita SKFM Sam Karenzi FM. Mutabishaka irafata, mutabishima ihamye ibirindiro, abakomeye n'abadakomeye irabanura buri kanya. SKFM koko yarahombye. Leonidas muraho ariko koko se Sam Karenzi FM yarahombye, yananiwe no guhemba abanyamakuru. Ayi mana muze Kazungu ati radio ya mbere muri siporo yarahombye koko, ibyo se birashoboka? Boss Sam Karenzi ati abo barashonje ntibari no ku rwego rwo gukora kuri radio. Ikindi kandi niba bashaka kwihomba bategereze buriya izahomba. Umva kaduhindura umujyo gato. SKFM yanga aperi koko icyambere ngo Kazungu Kereva yirukanywemo. Oya burya ngo muze harakize ati mbayeho neza kera nasinyaga amasezerano y'umwaka umwe bigatuma nabasha kugira utwo ndemya tundi, ariko ubu Sam Karenzi kuri miliyoni mwampemba kontari horaho, ubu nakora na za banki zitandukanye zikama amafaranga nk'yabyaza umusaruro. Muri make ati ubu ngo mfite indi mishinga imbyarira ibifaranga. Lorenzo yanga aperi kubera ko kuva yavuka n'umureo kabombo wa baraso hasuburu n'umweru nayisawe ngo akana gato bosha bashuka bamwita mwenyewe Rikari umutasi. Yanga aperi kubera ko bamufunze nyuma yo kumwirukana mapambe. None Sam Karenzi we hashaka mwiki ndavuga muri APR uretse kwashingwa kuba yaraguraga abakinnyi ba APR benshi bakabimfuwe n'iki kindi wamwumviseho. Sam Karenzi ati n'ikigo nyowe cyanjye SKFM naco kiba cyansajije ni gute nakwifuza ibintu muri APR. Ati wa APR zazi dukorane niyumva ibishaka kandi nitabikunda naco bidutwaye, si ngombwa ko twumvikana nayo, ibyo nibisanzwe. Muri make ati tuzakorana Rayon Sports na budara wacu neza, abandi nimutabikunda kazi yako. Aba Rayon Rwanda rwose ka ubundi se ngo udakoranye na Rayon Sports wakorana n'ihe kipe? Leonidas muzehe ukoreshwa tumahe gasopo nave kuri radio y'abariyo. Ikindi kandi mwabyanga mwabyemera iyi radio y'umutuku izabagubanya kibarenge. Uretse gatoya niba utamuzi reka tumukubarire kuzita indwara zananiranye nibo zananiye uyu wazikoro neza nk'ubufindo. Mvuga kantu indwara nka diabete, hepatite, urushwima, ibyimba byo munda, amibe na hypertension azigira mate kugasigara uri mu ryerye. Bimwe biteye ubwoba nk'amashitani, amarozi, inzozi mbiwe n'inyatsi dashira akoro mu kanya nkako guhumbya ugataho unyuzwe ihe no gusiragira mu baganga. Ukundi nibura umukobwa cyangwa umumama imihanga idakama no kuribwa munda ni ibintu toto kuri we. Uti niki bisaba? Ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo. Ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka ese umugabo wawe nta kibasha gukora ibidudu neza wo mwashakanye haguca inyuma oya ngo inkoresho yawe nihagije inagutera isoni, warikinishije waribwa ibyawe birahera. Ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo. Kuba biburaya Amerika Aziya cyangwa andi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine. Hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera gutinya kukundi. Ntuzagire isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragiye isoni zo kuza kukwivangira mu buzima. Yewe nyaruka kwifevuji maze wivuza ubundi dusigasira amagara nyabona. Uti nibihuha ibyo n'abafana ba Eto FC babivuga. Dore nk'uyu ngo ni nyamukandajya birumvikana ko ari umufana wa Eto FC yifashije ifoto ya Lorenzo Christian Musanga mfura ati breaking news ngo kubera ubunaribonye afite mu kurema amatiku no guteranya abantu bose bamaye kontara y'Zimbabwe bwose. Bihuha FM radio imwe rukumbi beshejweho n'amatiku gusa. Kandi koko Sam Karenzi tayari ngo gahunda afite no gusinyisha Lorenzo Christian Musanga mfura amasezerano ya burundu, mbese kugeza umunsi azasezera itangazamakuru akazaba akiri umukozi wa SKFM. Buriya ngo n'umutasirikane w'amasezerano afite ntiwamutwara ntibyakunda. Urumva IQ ya Sam Karenzi ahwiri erega mwe mamubikinamo aherutse kugira ati bisaba philosophy mwabaswamwe. Ibyo kutwita bihuha, kwitendeka, kwivumbura, kwiriza, kwirakaza byose bijyana philosophy yacu. Dufite imboneza bitekerezo yacu tugenderaho. Muri make ati ntiturya imboga twebwe ntidukarabya abaswa. Kazungu ati reka nyamukandagira ikwiye kwirukana abakinnyi bayo bose kwa 11 bakagenda mbaba. None ahubwo iyi radio irakinnye koko nukwemera oya na kwi radio ni nye ntambara nta kindi kirimo. Uti nta mupira urenze Rayon Sports nyamukandagira abazi uwiburaye uti nawe wumva twaryamye ngo ko basesengura wayo muzatangiye ati 11 ugorotse bari mwoto kabisa. Naho se ukuntu mugiye kuzabona APR isa nk'arinca cyaze Kazungu Kereva umwanga we arakanyagwa pe.
Muzehe Kazungu Clever erega burya ngo sino gusesengura byonyine haba harimo n'umwuka wera mbese ati ngewe Imana iba yabinyeretse nk'ubu ngo umwuka wera tayari yamaze kumurabura ko hari ingingo Francis Mbaya agomba gutwara igikombe cy'amahoro hatsinze Pierre bikomeye cyane kuri derby hatinge maze imyaka irenga 20 muri bintu nabonye Arsenal ubwangi twara igikombe 2023 biryo nta mwana muto kivumbuka numva ukwiye kumvuguruza numwe ayi Imana bamwita Kazungu Clever radio Desk FM radio imikino ikunzwe niyo mbese urebye niba maru rwa Gasabo yo muri siporo nti amakurizi na lokali ntubasabe kwanaliza imikino ya riteta ibyo nubikenera ujye ubaza rigani mu rubuga rw'imikino nutabishima ujye muri BNB bagufashe kubyumva neza iyi radio itazirwa Matike FM Mara FM Rayon Sports FM reka twinjiremo amabanga mu mabango turenza amaso imbago turebe mu mbariro ziteye ku nkingi zitukura za SK FM mu mbere neza ese ubundi bamwangira iki nako mu mwangira iki ndorera nkingegera ngo nisa nabazaga mwamusiki iti niba hari umunyamakuru nako niba ari abanyamakuru binjiji uyu Sam Karenzi haza ku mwanya wa mbere ibaze kwera uzi ko ngo hari nabashatse kumuza nibigarasha kugira ngo bamugushe mu kaguzi se yewe nawe Sam Karenzi nama buyubanza imijugujugu mu hata buri munsi sha ariko akanga akabakira nakanga akabera bamba nti muri abafana b'urukiko rw'ujurire namwe kandi abakunzi ba frontline mukibaho extra times mfasha ucomeke fevuji ubundi tunyarutse ini jimu ubwonko nawe njye umva ndi empereur kuwejwe ryurangwa ku fevuji nti kubaho nukubaho nyine twatunyereka mvutwa nka fevuji urangara gato ugasigara ndagira ngo dutangire n'amagambo ya Sam Karenzi nyiri radio butabishaka ati ariko igihe nabonye baranditse ibyo ntavuze mu nkuru yabo birantungura ubwo ni nyuma y'uko Lorenzo agize ati ndihaniza abanyamakuru bigiye siporo bantamitse abafana ngo bantuke kuko rwose niba ari uko bimeze nanjye bazampa ikibuga nihanira umuntu oya buretse gato itariki 15 Gicurasi 2026 igihe siporo cyarijeje kuri Twitter maze kiti umunyamakuru Sam Karenzi akwa n'umuyobozi wa radio SK FM yatangaje ko igitangazamakuru cyatandukanye n'abanyamakuru Cedric Keza naraniwerwa kubera umusaruro muke umusaruro muke nakubwo n'umusaruro nkene mu kigano cyatambutse ku muyoboro wa YouTube nuvuga SKFM Karenzi yaragize ati tumaze umwaka dukora nyuma y'umwaka rero buri mukozi wese wo kuri SKFM yarabizi neza ko azaba igihe cyo gusuzuma ibyo yakoze iyo rero umwaka ushize tukabona mu by'ukuri ibyo dutanga ntabwo bigaruka dutekereza ndi mahitamo ibyo dutanga bigomba kugaruka iyo bitagaruka tugomba gutekereza ndi mahitamo nge nabo dufatanyije kuyobora SKFM nta kindi kibazo kirimo n'ubucuruzi tureba ibiteza imbere ikigo muri make ati tureba ibiteza imbere SKFM wabaswa tukabirukana tayari abanyamakuru bavuga hanga berekeje kuri radio 10 ikintu wahita wumva kiri gutuma ihangana na SKFM muri komeza gututumba no kuvuza ubuha nyuma yaho Leonidas nawe ahawe akazi kuri radio 10 ngo ajye yivuna Sam Karenzi neza kuva muri Gashande 2025 Cedric Keza na Ruberwa bari abanyamakuru SKFM baho bagera gore mu biganiro ndetse na gahunda z'imikino zinyuranye ndagira ngaha ugende gake uyitwa Nepo dushime mu mico yaho zakora SKFM gusubu n'umukozi wa RBA uyu Nepo mico dushima kimara kubicirgera nyarukiye kuri Instagram ye ati mwatanze ibyo mwe mufite byose kandi abanyarwanda bazi ukuri naho umuntu ni mugari avuga ibyo yishakiye kubwo kwirengera hati umusaruro muke Imana irihangana koko aranje arakwenkwenuka hafi amenye gutakara mwibutsa ko uyu ari umunyamakuru uzakora iki gitangazamakuru muri make araninura ko ibivugwa bishobora kuba ari n'ukuri uti nibiki bivuga wabyihoreye ngo ko ragishwa no gutezwa cyamuna va mwana uretse ko wenda wasanga hari n'ikibazo cy'Nepo mu bicu nzenge yumva ati indashima nicyo bivuga mbese ati we Nepo mu bicu uri indashima hanyuma se na wa musore w'ibyanwa witwa Nibizeme nawe ntashima ko nawe havuye nta nkuru nyamarubanza yudakunda iti kumbese utumva filosofi ya Sam Karenzi ubu utagomba no kwembwa neza none gute ahemba Kazungu miliyoni yagemba Rurenzi 700 rikaraka 600 hanyuma abandi akabima Muzarendo 17 ati hariko mwangu kuri none se ni bangahe bakurikiraga iki kiganiro wasanga batanenze 50 nawe kuko havuye kumvikana byanze niyo mpamvu udashaka kumva ukuri Samu muzamurwanya ariko agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga pe ati nkabe mu bicu nta narizo ugira ku mupira Versuni Arabe zagutumara kuko ibyo ngo ni mu bicu ni warusha Ruvuyanga cyangwa kwizigira na Rugangura narize ni wakanda kuri Gani na Samiri wowe urajya fine pe aha ni wumva ko nawe
bamuzira se? Iyi radio rega turayikunda ba, ahubwo ibivugwa ni ibiki? Uyu reba ngo ni Rwamwonjo, sinzi umwonjo ari umuki cyangwa inkonjo ari inki. Amakuru ansubira nuko ari umufana wa Kiyovu Sport wisiga n'amarangi bikakomera. Mwamuski araha babyahatari mwibaru itomo ya nonose mu Rwongereza nawe ureba yatangiye atya. Uyu Rwamwonjo ati muraho neza Sam Karenzi, nizeye ko amakuru yawe ari meza, mbese ati I hope you are doing well. Sasa ati mbandikiye mbasaba nishe bugufi amahirwe y'akazi kuri radio muyobora, mfite ubushake bwo gukora umurava ndetse n'inyota yo gutanga umusanzu wanjye aho nkenewe hose. Naramuka mbonye umwanya ubere ubushobozi bwanjye mu ikipe yanyu nabyishimira cyane. Murakoze cyane kubw'igihe mwafashe musoma ubutumwa no kubwitange bwanyu, ntegereje igisubizo cyanyu cyiza. Ati thank you very much for your time and consideration, I look forward to positive response. Ati mugira amahoro uwanyu mu bwahane, yours sincerely. Ati ni Rwamwonjo nkuko bisaba nashimira ibaruwa ye yasomwe na Sam Karenzi. Mu kumusubiza yagize ati yewe radio yarahombye n'abahari burya ntibarahembwa, radio yarahombye n'abahari ntibarahembwa. Birumvikana no gutebya, uretse ko ari utebya nyine kwibagirwa ko utatebeje ugahita witega. Rwamwonjo nawe samusubiza agira ati murakoze kubw'ukuri n'ubunyangamugayo bwanyu, babajwe n'ibyabaye kandi nizeye ko ibintu bizagenda neza mu minsi iri imbere. Muzanyuke mu gihe azaboneka andi mahirwe y'akazi, nzabishimira cyane. Hano bwera mvura turabemera cyane mba nkuruka. Abantu batinyamara rero ntimubiseke ukuri gushira mu biganiro papa, igihe kiri muri duwe na SKFM muri iyi minsi kiti noneho twongeye twariye nanone. Igihe Sport cyahise cyandika kiti ya papa, umuyobozi mukuru SKFM Sam Karenzi yaninu yavuga ko radio yahombye. Yabigarutse ubwasubizaga umwe mu rubyiruko rukoresha ubuga rwa X yahoze ari Twitter, wamusabye ko yamakazi kuri radio SKFM abere umuyobozi. Uyu wiyita Rwamwonjo yandikiye Sam Karenzi ubutumwa buri mu Cyongereza amubwira ko afite ubumenyi bumwemera ku munyamakuru mwizo mikino. Sam Karenzi nawe musubije ko bitakunda ko n'abakozi afite badahembwa. Ibisa no gusubiza ninura baramaze iminsi bavuga ko SKFM yahombye. Yagize ati radio yarahombye n'abahari ntibarahembwa. Karenzi ashobora kuba yavuze ibi ashenga kuko mu kiganiro gutanga kuri chaîne ya YouTube y'iradio cyo ku itariki 15 Gicurasi 2026 yemeje ko nta mukozi wa SKFM udahabwa ibyo agomba guhabwa n'igitangazamakuru. Ati nta udahabwa ibyo agomba. Naho Leonidas umusaza udafite n'ubushobozi umwinjiza mu muryango wa SKFM bite nti we bitebye ni eto ngo bamutumye. Umva nakore bititire. Ati aho bukera irafunga abanyamakuru bari kwigendera mutangazaji amenye ibanga. Uwo numwe nawe Sam Karenzi ngo y'imyakazi. Umva indi titire kabiri gusebya bara abanyamakuru abe nta bupfura burimo. Ubutumwa bugenewe Sam Karenzi. Mbaba Sam Karenzi angaye samanura ingamba z'ubwirinzi. Ati radio 10 muramenye ntabazira mu ikarangira rimwe murira mu buzongirwa munyamakuru wanyu umusaza ngo Leonidas cyakoze uryo Leonidas aba yavuga buriya ngo no 50 twaheto twatumuvugisha mwana hase gafaranga nawe waramwumvise niko Taifa amwita. Naho se goregore ubu ikibazo gisigaye ni SKFM ihorwa iki cyangwa ahubwo niyo filozofi yayo ni ubigiye nikigeza ngo abanyarwanda bamenye ko hariyo filozofi y'iradio. None se ni gute radio ishwana no muri isi n'umugenzi, radio gashwana radio ngenzi zayo, radio gashwana amakipe. Iyi radio ifitwe butumwa nyamara radio ifite ubutumwa. Uwo n'umunyarigentine wabazaga ntabwo ari ngiye ahubwo ngiye ico nabarabura n'uguca kabogi gake gake mugakurikirana urukiko rw'ikirenga kuko muzarwumva mwabyanga mwabyemera. Ikipe nimwe ni Rayon Sports, iradi kabimwe ni SKFM. Mbaba bo nabafana aba Rayon Sports ntabwo ari ngewe. Aha kansozeka Imana y'u Rwanda n'abazwanyu batazima murahorana murabeho until next time.